uko wasoma message basibye kuri WhatsApp. Hari ukuntu umuntu akohereza message hanyuma agahita yisiba iyo message utari wayireba gutya muri ubu buryo kuriya gutya uri kubibona hano. Hari ukuntu umuntu akohereza ama message hanyuma agahita yasiba wowe utari wayabona. Uyu munsi ngiye kukwereka uburyo izo message wajya uhita uzireba cyangwa se wajya uzireba mu gihe uwo muntu yabashije gusoma mu gihe uwo muntu yabashije kohereza izo message. Nkurikira nkwereke akantu ku kandi. Ni Darius Tech, ni bya byigisho tugenda tubakorera bya bindi by'ubwenge nyine mumaze kumenyera kuri iyi channel yacu. Nkurikira nkwereke akantu ku kandi. Ntimwibagirwe gukanda subscribe, like, comment, share kugira ngo tujye tubana no mu yandi ma video agiye atandukanye. Nkurikira nkwereke akantu ku kandi. Hari ukuntu umuntu akohereza nka message mu gihe utari wazisoma agahita zisiba. Ndakeka abantu benshi bikunda kubabaho, nawe uri kureba iyi video bishobora kuba byarakubayeho. Umuntu yakohereza message mu gihe utari wazisoma agahita yizisiba. Uyu munsi ngiye kukwereka uburyo izo message wajya ubasha kuzisomamo, wajya ubasha nyine kuzibona. Nta kindi turakora rero, turaza kuri application ya Play Store. Turaza kuri application ya Play Store. Hanyuma nitumara kugera kuri application ya Play Store tuze hano dushakishiriza ama application. Hanyuma niturangiza twandikemo rino jambo. Turaza twandike not saver gutya uraza wandike rino jambo not saver gutya uri kubona byanditse. Uraza wandike gutya not saver hanyuma numara kwandika rino jambo ushakisha. Ni kuvuga ngo hano tugiye kudownloadinga kano ka application. Aka ka application niko kazajya kadufasha gusoma za message wa muntu yabashije gusiba. Azajya zisiba agire ngo ntitwazibonye, agire ngo nyine ngo yazisibije nyine ngo ntabwo turi buzibona. Ariko iyi application izajya idufasha guhita dusoma za message. Hanyuma numara kudownload, numara kugera kuri iyi application ya not saver uzayibona ifiteho kano kalogo kameze gutya. Hanyuma uze uyinstall. Uzaza uyinstall utegereze bitewe na connection ufite. Guys, nkomeza kukibutsa gukanda subscribe na like. Ni bya byigisho by'ubwenge dukomeje kugenda tubahereza hano kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube wa Darius Tech. Hanyuma numara kugera numara kuidownloadinga uzategereza mu gatoya bitewe na connection ufite. Urabibona ko application yacu irangije kwiyestara muri telefone yacu. Hanyuma tuzaza dukande open. Guys, munkurikire murebe akantu ku kandi. Ndashaka tujye tujyana akantu ku kandi. Hanyuma numara kugera hano uzaza ukande next. Uzaza ukande next. Hano turi kuyestara ukande allow. Mbibutse ko allow igufasha gutuma mbega application ubu yihaye uburenganzira nyine. Uze ukande next. Hano nanone tugiye kugenda dukande allow. Urabona duhingutse hano hari utuntu twinshi cyane. Turaza turebe ira application yacu ira not saver. Turaza tuyirebe hano hanyuma twemeze kano kantu nitumara gukemeza batubwira ibintu ikora n'ibiki na biki tuze dukande nanone hano handitse allow. Hano urabona turasoje gukanda ama allow. Hano turasubira inyuma, tugisubira inyuma nanone tuze dukande allow. Allow ituma application mbega uri kuyiha uburenganzira nyine ngikore ibyo bintu nyine uyestariyemo. Nukanda handi hatari allow iyo application ntabwo izakora. Hari ibintu bimwe bizakora n'ibitazakora. Niyo mpamvu biba byiza nyine gukanda allow. Noneho hano urabona hafungutse utuntu twinshi. Hano uzasanga bimeze gutya. Uzaze uhita ubikupa udukupe twose. Uzasanga tumeze uko uzahita udukupa bitewe nuko hano nyine ni nka notification nyine bino byose byajya bituvangira tubyemeje ngo bijye bifungukira muri aka application. Iyo tuza tukiyemeza ni WhatsApp yonyine bitewe nuko niyo dushaka kujya tureberaho amakuru. Niyo dushaka kujya tureba nyine za message zacu nyine basibisha. Niyo turi bwemeze rero. Ni wemeza bino bindi byose rero bishobora kuzakuvangira. Urabona ko niyo yonyine twemeje. Guys, ngerageza nyine kubakorera utuntu twiza nyine turi ku mucyo nyine. Noneho urebye hano izafungukira hano. Wowe ikintu uzakora uzaza hano ahangaha hano niho ha message ziturutse kuri WhatsApp bitewe nuko ariyo twemeje hariya niyo turagira hariya. Noneho reka turebe urugero sibyo. Reka turebe wenda reka tujye kuri WhatsApp. Reka tubwire umuntu atwandikire. Hanyuma mbereke ko bya bintu bikora 100%. Urabona uriya muntu ari kutwandikira. Urabona ziriya message yatwandikiye. Reka mubwire noneho azisibe. Urabona ziriya message yatwandikiye message zigera mu 9. Urabibona neza cyane. Hara kuri Darius Tech. Uri kubibona? Ndakeka muri kubibona neza. Noneho reka aze azisibe. Urabona ko message sazisibye urabibona. Hano message arazisibye.
urabona twinjiyemo, urabona ko twinjiyemo urabona ko message ntazo nyine, urabona ko yazisibye hano. Rero ngaratwemeje ngo message arazisibye. Noneho ikintu dukora ni iki, twebwe duhita twiyizera kuri ka application kacu, tukibona ko yazisibye turaza kuri ka application kacu tugakandeho, tukigakandaho nta kindi duhita tubona wa muntu wasibije za message, uramubona dore nguwe za message yasibyemo hano zihita zizamo, urabona ko kano kantu nakubwenge, urabibona dore ngize message zose yari yasibye. Hari ukuntu nyine umuntu akwiryaho yakohereza nka message cyangwa se yaba kohereje nk'ibintu adashaka kubona agahita bisiba. Kano kantu mu gihe ugafite muri telefone yawe, kano kantu ntabwo yabisiba ngo bikunde, yabisiba bigakunda, ariko wowe ntabwo biba bivuyemo nyine, wowe urabibona. Urabona ko kano kantu nakubwenge cyane. Kanze nanone tuze dusubireyo mu birebe neza, kanze nanone noneho mubwire anyandikire muri kubireba, ikamubwira anyandikire muri kubireba. Urabona reka nze mubwira anyandikire, urabona hano ari kwandika, so ubibona ko ari kwandika. Reka dusubire inyuma gato, urabona yohereje message ngo bimeze bite se, urayibona so kuyibona ahisa yisiba. Urabona ahisa yisiba, agiye no kohereza indi, urabona ko agiye no kohereza indi. Guys, kano kantu nakubwenge nkwibutsa gukanda subscribe. Okay, urabona yohereje n'indi nayo arayisibye. Noneho reka tujye muri ka application kacu, katuze muri ka application kacu, dore ngaka ukabona, dore ngaka urabona, dore ngize za message bimeze bite se ko utansubije, urabona ko za message zahise ziza mu gihe mo hano, urabona ntazo yazisibye. Guys, nizeye ko kano kantu kabafashije. Nakomeje kubona kuri TikTok muri kunyandikira ngo nzabakorere iyi video, niyo mpamvu nahise nyibakorera. Nawe niba hari ikintu ufite ushaka nzabakorere, nyandikira muri comment. Ni Darius Tech, ntiwibagirwe gukanda subscribe.